inshuti imwe nikuvaho ikagenda ntuzababare, kuko iyo igiye ibisikana n'indi iri kuza, kandi hagenda udafite icyo akumariye, hakaza ufite icyo akumariye. Bishatse kuvuga ngo inshuti idafite icyo ikumariye irutwa n'umwanzi utagize icyo agutwaye. Topi N4 de Beria. Ntawe uba amajoro atararaye amajoro. Kugira ngo ube majoro ni uko wararaye amajoro, kandi kugira ngo wakire igitangaza usubizwe n'Imana ni uko waratitirije cyane, ni uko waratitirije Yesu ukamwakira nk'umwami n'umukiza. Bishatse kuvuga ngo nta muntu uba nyakubahwa atarabanje kuba nyakwigendera. Niba uri mu kigeragezo cy'Imana wikwiriye ujya kwisobanura ku bantu. Niba wisobanura uzisobanura nabi. Hari igihe uzajya kwisobanura ukisobanya, ushobora kwisobanura ukisobanuramo n'ibyo batari bazi, bakabona andi magambo bakuvuga bagusebya. Rero iyo uri mu kigeragezo ntabwo ujya wirirwa ujya kwisobanura. Ndagira ngo nkubwire ngo mu kigeragezo cyawe cece kurindire, kuko Imana yoherejeho kuza kugusobanura. Ntabwo byumvishe neza. Urubyaro ruzapfa ruzashira, amaperima azagira garanti, amazu turi kubaka uyu munsi azahirima, ama etaje abantu barimo uyu munsi azavaho, abantu barapfa tukabibona beza, abakobwa beza n'abapapa beza n'abana beza barapfa bakagenda. Rero tureke gusaba ibyo abandi bafite, ahubwo mureke dusabe ibyo abandi badafite. Saba ubugingo kuko ari cyo Imana yaguteguriye. Kabiri, tukiri muri iyi si, Imana iduhereza ikizadutunga turi muri iyi si, ariko mu gihe ibona ko bizaducumuza izabitwima, ahubwo idutegurira icyiza kizadutunga turi mu ijuru. Wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Njyewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kuba tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatira urugendo, nkifatira uyu mwanya, nkaza kwiyicarira kuri kamera imbere yanyu, imbere y'abantu munkurikiye. Reka mbanze mbasuhuze kandi mbabwire ko mbakunda. Aho muri hose ndabapepeye mu izina rya Yesu. Birashoboka ko mudukurikiye muri mu Rwanda, birashoboka ko mudukurikiye muri hanze y'u Rwanda. By'umwihariko umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda ndamusuhuje mu izina rya Yesu. Abasanzwe bakurikira Ndabirambiwe TV ntabwo bamenyereye kwicara kuri kamera, ntabwo bisanzwe, ntabwo nkunda kuhicara cyane, bitewe n'uko mba ndi kwakira abandi bakozi b'Imana, abavugabutumwa n'abandi bahanuzi. Ariko uyu munsi Imana yantumye amagambo menshi, amayivugabutumwa, nze ndigeze kuri wowe, nze mbibwire wowe ukurikiye Ndabirambiwe TV, wowe udukunda umunsi ku wundi, wowe udushigikira. Uyu munsi tugiye kuganira ku magambo meza Imana yanshize ku mutima, ku magambo meza Imana yantumye kukubwira. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo byose bishobokera abizeye Imana gusa, kandi Bibiliya yambwiye amagambo meza, irambwira ngo siko bizahora kwa mutegereje, ntabwo ariko bizahora keretse abazava mu isezerano ari nta mpamvu, ariko abarindiriye Uwiteka bamwizeye ntabwo azaba akoze isoni, nta nubwo azabatererana. Hanyuma rero nk'uko nabibabwiye, amazina yanjye nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Uyu munsi twageze kuri Ndabirambiwe TV, hamwe abahanuzi, abakozi b'Imana, abavugabutumwa, twakira n'abaririmbyi bakaza tugahimbaza Imana. Burya ngo Dawidi yajyaga atamba, yabyina abazimu n'abadayimoni bagahunga. Rero iyo turi kuramya tugahimbaza tukaririmbira Imana ikanezerwa, bituma icyo yari yagambiriye gukora muri 2019, icyo yari yagambiriye gukora 2021, icyo yari yaragambiriye gukora 2022, icyo yari yaragambiriye gukora 2023, ikagikora 2024. Byaba ngombwa iyo yabona ari gitoya ku buzima bwawe bitewe n'uko yari yakikugeneye, bikaba ngombwa ko igukorera ikibyibushe kiruta icyo yari yarakugeneye, bitewe n'ukuntu witwaye ku mwami. Rero uko witwaye ku mubyeyi niko agenda kugirira neza, kubera Imana byose bizashoboka. Hanyuma rero reka mfate uyu mwanya, ntabwo uyu mwanya njya nkusimbuka, ni wa mwanya nkunda wo gushimira abantu, by'umwihariko umuntu wese udukurikiye warakanze subscribe, uri umugisha kuri twebwe. Ni Imana yakuzanye, watubereye umugisha. Ntabwo biba byoroshye kugira ngo dukore ikiganiro, dukore ivugabutumwa, habonekemo abakirisitu, habonekemo abanyamugisha, habonekemo abanyamwuka bayobowe n'umwuka wera bagakanda subscribe. Ni ibintu biba bigoye, ni ibintu biba bitoroshye kugira ngo dukore ikiganiro tubona abantu bakanze subscribe. Iyo umuntu yakanze subscribe, ikintu imaze, ndaje mbasobanurire gato kuri subscribe. Ikintu subscribe imaze
iyo dushyizeho ikiganiro ukibona bitakugoye cyo ubwacyo kirifata kikakwizanira. Ikiganiro kiraza kikagusanga kuri telefone yawe. Ntabwo nyumvise neza kuko abantu benshi bajya gusacinga bandikamo ndabirambe bakanabibura, ariko iyo wakanze subscribe bigufasha kwakira notification bitakugoye, bigufasha kwakira ikiganiro bitakubangamiye. Hanyuma rero uyu munsi nashimiraga umuntu by'umwihariko, turi ku cyumweru, nashimiraga umuntu by'umwihariko wakanze subscribe, wabaye umunyamuryango wa Ndabirambiwe TV. Aho uri hose ngutereye isari, umve ko uri umufande ukomeye cyane. Ibaze uri umufande wa Yesu, nubwo utaba umufande wo mu isi, utaba umufande wo mu by'isi cyangwa se muri rusange ku isi dutuye yuzuye umwijima, imbaraga za satani, uri umufande mu buryo bw'umwuka, ndavuga mu ijuru uri umufande uteye ubwoba, uri umufande Imana ireba ikishimira. Wagize umutima w'ubumuntu, ugira umutima wo kuba umunyamuryango. Mu yandi magambo sinabona uko ngushimira, ariko uri umunyamuryango mwiza. Imana iguhereza umugisha, ngo umwana ugenda adashimye aba ari ingayi. Rero ngiye sinagenda nabashimiye, mwarakoze cyane kuba tugeze aha ngaha dufite ibihumbi bigera muri 4. Si ukubera twebwe, si ukubera ko tuzi kuvuga, ahubwo ni ukubera mwebwe Imana yahamagaranye umwete ikababwira ni muyikande, namwe mukabyemera. Imana ibahereza umugisha. Hanyuma rero abambonye ari ubwa mbere n'abasanzwe bankurikira, namwe mwayikanda kugira ngo, cyangwa se mugakomeza mugasapotinga Ndabirambiwe TV kugira ngo ijambo ry'Imana ivugabutumwa birusheho kumenyekana no kwamamara. Abantu bari mu Burundi ndabakunda cyane, mujya mutwereka umutima w'urukundo. Uganda naho ndabapepeye, abantu bari Kenya, abantu bari muri Congo naho turabakunda cyane. Hanyuma no hirya no hino y'ibihugu bitandukanye mudukunda, Malawi, Mozambique, Australia, n'ahandi henshi hatandukanye, by'umwihariko muri Amerika ndabashimiye, mu Bwongereza, mu Burayi, abantu bari muri Canada ndabakunda. Mujya mudushigikira umunsi kundi, reka mbifuriza umugisha n'amahoro y'Imana ngo bikomeze bize kuri mwebwe. Imana ibahereze umugisha. Hanyuma ikintu cyatumye nicara kuri kamera uyu munsi, tumaze iminsi tubona abantu bagenda bagwa, tumaze iminsi tubona abantu benshi bagenda bafungwa, tumaze iminsi tubona abantu benshi bari gupfa. Kuba tutarapfa si uko turi beza kurusha abandi, cyane ko amezi turimo, umwaka turimo ni ibihe bigoranye, ni iminsi mibi. Abantu benshi barapfa, benshi barataha, benshi bararwara, benshi bari mu bitaro, ariko hashimirwe Yesu ko tukiri bazima, hashimirwe Yesu ko tugihumeka, hashimirwe Yesu ko tukivuga izina rye neza kandi uko riri, ntacyo twongeye ntacyo tugabanyije. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ndimo numva ndi kujya mu mwuka wo gusenga, ndimo numva ndi kujya mu mavuta yo gusenga. Wowe unkurikiye wizeye Imana, uyu munsi Yesu ko arabisanga, ntabwo ariko arabisiga. Mbere yuko rero njya mu magambo meza y'Imana, mu bushobozi bw'ivugabutumwa Imana yampaye, reka mbanze nsenge, nshima Imana, nanayiragiza uyu murimo, nayiragiza ibyo ngiye kuvuga, ibyo ngiye kubaganiza, amagambo meza Imana yanshize ku mutima. Reka mbanze nsenge kugira ngo amaboko y'Imana azadufate, amaboko y'Imana ariyo afata direction atuyobore, kuko njye nshobora kubayobora nkabayobora nabi, nshobora kubabwiriza nkababwiriza nabi, nshobora kubahanurira nkabahanurira nabi, ariko Imana nibyemera mu izina rya Yesu byose biremera. Reka mbanze nshime Imana, nsenge mu izina rya Yesu, duce bugufi. Imana iguhereze umugisha. Mana ndagushimiye, uri Imana ifite imbaraga, ugira neza, uratabara, iyo utabaye utabarukana intsinzi. Twakubonye biducanze urabicangura, twakubonye bituyobeye, twakubonye na hepfo na ruguru uduhereza icyerekezo, uduhereza aderesi. Bamwe babonaga ko naho tuzava naho tuzagera, ariko urangije uradutarutsa, uradusimbutsa. Reka tukuramburire amaboko tuvuge ngaho bawugejeje, uhabwe icyubahiro. Uyu munsi ku cyumweru rero ngwino ubane natwe, iyi tariki ni 10, reka itubere umugisha. Abadukurikiye iyi tariki babereye umugisha, aho bari bose, abagiye mu materaniro, abavuyeyo n'abatabashije kubona uburyo bwo kujyayo, uyu munsi turabasengeye mu izina rya Yesu ngo babone ukuboko kwawe. Tujye mu mwanya wo gusenga, mu mwanya wo kuvuga amagambo yawe meza, uze utuyobore, tuyoboreshe umwuka wera, imbaraga ziva mu ijuru aba arizo zituyobora. Turinde ibyatuma tudahumeka ijambo ryawe neza, ibyatuma tudidimanga, ibyatuma tutakuvuga nk'uko bikwiye, biteshwa agaciro nawe. Ngangwe n'Imana natwe tugire neza kuko uri Imana ibishoboye mu izina rya Yesu, amen. Amavuta y'Imana amanuke mu izina rya Yesu. Ndabakunda cyane kandi no kuri nta buryarya, ndabakunda cyane. Imana ishimwe. Ubundi reka manze nkubwire kuri aka kantu, ndagira ngo manze nkubwire ibintu bitatu biranga umuhanuzi w'Imana. Ikintu cya mbere kiranga umuhanuzi w'Imana,
ubundi muri rusange abasanzwe basenga, ah, hari umuhanuzi w'Imana, hari n'abahanuzi, hari umuhanuzi uba warahamagawe n'Imana, hari n'umuhanuzi nabyita ko aba yarihamagaye. Umuhanuzi wahamagawe n'Imana rero iyo agiye kuguhanurira ntabwo aza ngo akubwire ngo bimeze gute, ngo ese wariye, ese mu rugo bite, ufite umugabo, ese uri umukobwa. Uwo nguwo ntabwo ari umuhanuzi wahamagawe n'Imana. Umuhanuzi wahamagawe n'Imana ni umenya uko waraye. Haleluya! Umuhanuzi wahamagawe n'Imana ni umenya uko mu rugo bimeze utarabimubwira. Umuhanuzi wahamagawe n'Imana ni umenya ubuzima uri gucamo muri icyo gihe ari kuguhanurira. Icya kabiri, iyo umuhanuzi uri mu mwuka wera amenya ejo hawe hazaza utahazi. Imana ishimwe cyane. Rero umuhanuzi ni umenya ibyo utari uzi, akanamenya ibyo wari usanzwe uzi ubwawe. Mbese bivuze ngo umuhanuzi ni ukoma ku kibazo cyawe, ni ukubwira ibyo Imana yamutumye bigahura n'ikibazo ufite muri icyo gihe mutari muziranye. Rero Imana iguhuze n'umuhanuzi ufite ubuhanuzi bwawe. Umuhanuzi ashobora kumenya ejo hawe hazaza utigeze uhamubwira. Nari ndimo kukubwira ku muhanuzi, hanyuma ngiye mu ijambo rivuga ngo ibintu bitatu bizakwereka ko uri mu kigeragezo cy'Imana, cyangwa se ibintu bitatu bizakwereka ko uri mu kigeragezo. Ndabizi ko ufite amatsiko yo kubyumva, ndabizi ko ufite n'inyota yo kumva ibintu bitatu bizakubwira ko uri mu kigeragezo. Ikintu cya mbere kizakubwira ko uri mu kigeragezo, ndabivuga nitonze kandi ndabivuga nta bwoba, ndabivuga mbihagazeho, bitewe n'ukuntu twagiye duhura n'ibibazo, twagiye duhura n'ibigeragezo, ariko Imana ikabidusimbutsa. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bitatu bizakwereka ko uri mu kigeragezo. Nyuma y'ibintu bitatu bizakwereka ko uri mu kigeragezo, ejo nzaza nkubwira ibintu bitatu bizagufasha gusohoka mu kigeragezo. Ariko haleluya, ngiye kukubwira ibintu bitatu bizakwereka ko uri mu kigeragezo. Nyuma y'ibintu bitatu ngiye kukubwira bizakwereka ko uri mu kigeragezo, nzaza kukubwira, cyangwa se ejo nzaza nkora ikindi kiganiro kikubwira uburyo wafashwa, cyangwa se uburyo wakwifashisha Imana gusohoka mu kigeragezo umazemo igihe kirekire. Ikintu cya mbere kizakwereka kuri mu kigeragezo, uhura n'intambara zikurusha uburemere, za ntambara zikagutakariza kwizera. Mu ntambara uhura nazo, uhuramo n'amagambo y'abantu, uhuramo n'icyangiro cy'abantu, uhuramo n'uruvugo rw'abantu. Abantu barakuvuga, abantu bakagenda bakakwamamaza, abantu bakagenda bakagusebya, rimwe na rimwe bakaguhimbira, bakakuvuga amazina utazi, bamwe bakakubeshera. Rero iyo uri mu kigeragezo ntabwo wirirwa ujya kwisobanura. Haleluya! Kuko wowe ugiye kwisobanura wakwisobanura nabi, ushobora kwisobanura ukisobanuramo n'ibyo batari bazi, bakabona andi magambo bakuvuga bagusebya. Rero iyo uri mu kigeragezo ntabwo wirirwa ujya kwisobanura. Ndagira ngo nkubwire ngo mu kigeragezo cyawe cece kurindire, kuko Imana yoherejeho kuza kugusobanura. Wowe ni wisobanura uzibeshera. Haleluya! Wowe nujya kwisobanura uzivuga nabi, wowe uzisobanura nabi. Mu kigeragezo urimo Imana yateguye uzaza kugusobanura, wowe wikwisobanura kuko ntiwabishobora, ahubwo Imana igutegurire etitarasizo bieneforia. Imana igutegurire uzaza kukuvugira, kuko ntiwakwisobanura ngo ubishobore, ahubwo Imana igutegurire uzaza kugusobanura mu kigeragezo. Mu magambo urimo Imana igutegurira uzaza kukuvugira, mu bushomeri urimo Imana igutegurira uzaza kukuvugira, mu ntambara uri kurwana uyu munsi Imana igutegurire uzaza kukuvugira, kuko wowe nujya kwivugira uzivugira nabi. Wisaba ubushuti ku bantu, ahubwo reka marayika w'Imana aza gusabira ubushuti ku bantu. Amen. Ikintu cya kabiri kizakwereka kuri mu kigeragezo, amen, ikintu cya kabiri kizakwereka kuri mu kigeragezo, ikintu cyose ugerageje gukoraho nta mahirwe ukigiriramo. Amen. Ugerageza gushora muri business bikanga, ugerageza gucuruza bikanga, ugerageza gusenga n'amasengesho usenze ukavuga, ubwo ukabona nibwo urugamba rukomeye. Haleluya! Urasenga, iyo uri mu kigeragezo urasenga, ugafata ibihe ukiyiriza, ugasenga ukajya muri kora, ibintu byose bikanga. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo uri mu kigeragezo, turi mu mwanya w'ikigeragezo, iyo uri mu kigeragezo abantu barakuvuga. Uzi ko iyo uri mu kigeragezo utambuka abantu bari kuganira ukavuga naha bari kumvugaho, bari kunganiraho, bari kungamba, kandi bari kwiganirira, bari muri business zabo, bari kuganira ukuntu bari gucuruza bagahomba, ariko watambuka bati do bari kumvuga. Kubera iki? Kuko nawe uzi kuri mu kigeragezo, uratambuka umwana yakubona akagucira. Uzi ko utambuka uri no ku gare wavuga ni mwabana mwimuve mu nzira bakanga kuhava. Kubera iki? Uri mu kigeragezo.
haleluya. Rero iyo uri kugeragezwa wirinda kwisobanura, kuko iyo wisobanuye wisobanura nabi, ahubwo Imana yo kuko ibizi ko izakunyuza mu kigeragezo iguhereza uzagusobanura. Icyo nicyo kintu nashakaga kukubwira. Ikintu cya gatatu narindi buretse reka nsobanure neza kuri iki cya kabiri. Ikintu cya kabiri nicyo ndiho kivuga ngo iyo uri mu kigeragezo, ikintu cyose ugerageje gukora, ikintu cyose ugerageje kwinjiramo nta mahirwe ukibonamo. Ugerageza gushaka perime bikanga, wabana n'umugabo mukoze ubukwe gusama bikanga, umugabo ahora agutonganya, umugore ahora agusuzugura. Iyo uri mu kigeragezo uhura n'intambara utatekerezaga. Ubana n'umugore mubanye mukundanye, mwagera mu rugo, mwagera mu nzu bigahinduka. Iyo uri mu kigeragezo, haleluya, ariko haleluya, Imana ishimwe, amavuta y'Imana amanuke. Ndi mu mwanya wo kugusobanurira ikigerageza icyo ari cyo. Iyo uri mu kigerageza abantu barakubwira ngo ese kutarongora, ese ko watinze gushaka, ese rero ntabwo uzajya kwisobanura ngo njyewe murabona ngo impamvu natinze gushaka ngo urabona ndacyari gushakisha. Wikwisobanura utazisobanura, ukababwira ukabamenera n'amabanga batari bazi. Wowe iyo uri mu kigerageza uceceke. Nari ngiye kuvuga byinshi ariko mise nibuka ko nababwiye ngo ejo nzagaruka mbabwira uburyo mwasohoka mu kigeragezo. Nari ngiye kubivuga ariko ejo nzaza ngaruka mbabwira uburyo mwasohoka mu kigeragezo. Rero reka nkubwire, narindi ku ijambo rivuga ngo iyo uri mu kigeragezo abanyamuryango bakuvaho. Iyo uri mu kigeragezo inshuti n'abavandimwe baragenda. Imana ishimwe ko iyo uri mu kigeragezo ikohereza umuntu wo kukunganira, akakuganiza, akakuvugira aho udashoboye kwivugira. Hanyuma ikintu cya gatatu kizakwereka ko uri mu kigeragezo, ugira abanzi benshi. Amen. Ugira abanzi benshi ku buryo ushaka n'uwo wabwira ikibazo ukamubura, ku buryo ushaka n'uwo watakira ukamubura. Gatatu, iyo uri mu kigeragezo wari ufite inshuti 500 muri telefone, ujya gushiduka ugashiduka nta n'umwe mukivugana. Ujya gushiduka niba mwandikiranaga n'abantu 100 nta n'umwe mucyandikirana. Kubera iki? Uri mu kigeragezo. Kandi reka nkubwire, bo ubwabo barakureba bakabona kuko nta kintu wakimarira, barakureba bakabona ko nta mumaro bafitiye. Kubera iki? Uri mu kigeragezo. Amen. Iyo uri mu kigeragezo, wenda hari igihe ugira amahirwe ukagira umuntu umwe uguhamagara, ukagira abantu 2 baguhamagara. Nabo ntago baguhamagara buri munsi, hari igihe aguhamagara ejo, akaguhamagara mu gitondo, nabwo atari cyane. Nabo hari igihe bagenda telefoni ikaba yamara ukwezi nta muntu uguhamagaye. Hari abantu bashobora kwibaza ngo ntabwo bishoboka. Njyewe nigeze kugera mu kigeragezo, telefoni ikajya imara amezi 5 nta muntu yamagaye, keretse abantu bo mu rugo bonyine. Kandi narifuzaga ko byibuze haba n'abandi rekomandasiyo, haba abandi bantu bo ku ruhande bo kujya bamvugisha. Rero iyo uri mu kigeragezo telefoni iragenda ikaba nk'igipapuro, telefoni iragenda ikaba nk'imburamumaro kandi ari telefoni. Rero uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo uyu munsi iyo uri mu kigeragezo ugira abanzi benshi, nta nshuti ugira, ugira abanyamagambo benshi, ugira abanyamivumo benshi, ugira abanyeshari benshi. Abese uba wabaye nk'inabwa muri icyo gihe, kuko uba uri mu kigeragezo. Rero uyu munsi nkuzaniye ibintu 3 bikwereka kuri mu kigeragezo. Nyuma y'ibintu 3 bikwereka kuri mu kigeragezo, ngiye kuzana ijambo rivuga ngo ibintu 3 byagufasha gusohoka mu kigeragezo. Niryo jambo ngiye kubazanira. Mbere yuko dukomeza rero, narindi kuvuga ngo niba uri mu kigeragezo cy'Imana wikwiriye ujya kwisobanura ku bantu. Niba wisobanura uzisobanura nabi. Hari igihe uzajya kwisobanura ukisobanya. Ceceka mu kibazo cyawe, uceceke mu kigeragezo, marayika w'Imana aza gusobanura. Icyambere cyo abantu ntabwo bakuzi kurusha uko marayika akuzi. Icya kabiri, abantu ntabwo bazakuvuga kurusha uko marayika kuvuga, kuko bo bakuvuga nabi akakuvuga neza. Bishatse ngo nubwo bakubona nk'ingegera nk'umuhirimbiri muri bo, ariko Yesu akubona nk'umuntu w'umugabo, akakubona nk'umuntu w'inyangamugayo. Uyu munsi warasenze uhura n'abakozi b'Imana benshi baguca intege, uhura n'abakozi b'Imana benshi ntibakubera inyangamugayo, ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo wikwita ku bakubereye intabwa, nakwita ko batakubera inyangamugayo, ahubwo ita kuri Yesu wenyine, kuko ari we wenyine utagira uburyari, ari we nyangamugayo wa twese. Reka njye mu ijambo ry'Imana, muraza kwihangana, tujye mu ijambo ry'Imana. Abafite Bibiliya, ndajya mu ijambo rivuga ibyakozwe n'intumwa, ibice 9 umurongo wa 40. Reka dusome mu izina rya Yesu. Petero aheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati, Tabita haguruka. Arambura amaso abonye Petero arabyuka aricara,
amen. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi, abera n'abapfakazi, amubaha ari muzima. Amen. Reka nkubwire, birashoboka ko hari ibintu byinshi ku buzima bwawe byapfuye, nawe ubwawe ubona ukabona ko bidashobora kuzuka. Birashoboka ko umaze igihe kinini uri gushaka perime, ugakorera perime, ugashakisha ibyangombwa byo kujya hanze, ugashakisha minervari y'abana, ugashakisha imibereho bikanga. Kubera iki? Ubona ko wagerageje kubikora cyangwa se wagerageje kubyinjiramo, ukanashyiramo imbaraga nyinshi cyane bikanga. Noneho hari igihe kigera ukabona ko bitazigera binashoboka bitewe n'imbaraga nyinshi wagiye ushyiramo bikanga. Amen. Bikagutera umwuka wo kwiheba, ukabona ko ibyo wakora byose, inzira zose wacamo, aho wanyura hose bidashobora kuzemera kubera ko ntako utagize. Amen. Birashoboka ko ari wowe wenyine ufite umugabo mubana, ariko umugabo akahora akubwira ngo ntabwo byara, ngo nta kintu umaze aha ngaha. None se koko n'umugabo udukurikiye, uba ukeka ko umugore ari we wanze kukubyarira umwana? Nawe ntabwo aba ari we, ntabwo aba ari we. Haleluya. Uri mu kigaragazo, wimutukira mu kigaragazo, ahubwo mufashe muhurize umutima hamwe mu kigaragazo. Haleluya. Hari ibyapfuye muri uwo muryango uwo munsi. Kuri perime uri kuyishaka hari ibyawe byapfuye, mu rubyaro rwawe uri gushaka hari ibyawe byapfuye, mu rugo rwawe amahoro uri gushaka hari ibyawe byapfuye, mu ikode urimo uyu munsi impamvu utari kurisohokamo ni uko hari ibyawe byapfuye. Ariko Petero impamvu, haleluya, impamvu bitari byazuka ngo bigere ku rwego wifuza, impamvu bitari byazuka ngo nawe udepoze winjire mu kazi, impamvu utari wasama ngo utwite nk'abandi, haleluya, haleluya, impamvu utari wasama ngo utwite nk'abandi ni uko hari ibyawe byapfuye. Impamvu uyu munsi uri kwivuza ukanga gukira ni uko hari ibyawe byapfuye. Impamvu uri gutepo enemoria, impamvu uyu munsi uri kwapurayinga ibyangombwa hanze bikanga ni uko hari ibyawe byapfuye. Impamvu ari wowe utagira igikundiro mu muryango ni uko hari ibyawe byapfuye. Ariko ngo Petero nahagera, haleluya, Petero ngo nahagera azareba ibyari byarapfuye, mbere yo kubizura azabanza apfukama bisengere, amenya arakora kugira ngo umusonga ugende. Amen. Imana ikohereze Petero muzima. Ngo Tabita we yari yapfuye n'abantu bamaze kwishiramo ko yapfuye. Ngo uwo mwanya Tabita we yari yaryamye, abantu abapfakazi bose basohotse, ngo bamwe bari banatangiye kwitegura. Ngo ariko Petero ahageze, ngo arapfukama arasenga. Ngo akimara gusenga, ngo akora kuri Tabita, ngo aramubwira ngo Tabita we, ngo baduka. Ngo uwo mwanya Tabita ngo arahaguruka. Ngo Petero arangije ngo ahamagara abapfakazi bose. Ngo amaze kubahamagara, ngo abahereza Tabita, ngo bamutwara ari bazima. Ibyari byarapfuye ku buzima bwawe uyu munsi bigiye kuba bizima, ariko wasambariza. Haleluya, mavuta y'Imana amanuke ku buzima bwawe. Hanyuma reka nkubwire, nta kindi gishobora gutuma Tabita wawe azuka usibye kwizera Yesu wenyine. Rero Imana yo mu ijuru iguhereze Tabita wawe, Imana iguhereze Tabita muzima, Imana ikuzurire ibyari zarapfuye ibigire bizima mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nkubwire aka kantu, burya sinagenda nakakubwiye. Haleluya, Imana ishimwe kandi Imana iguhereze umugisha. Udukurikiye kuri Ndabirambiwe TV, umuntu umwe nakuvaho akagenda ntuzababare, kuko iyo agiye abisikana n'undi uri kuza kandi hagenda utari ufite icyo akumariye, Imana ikakuzanira ufite icyo akumariye. Bishatse kuvuga ngo inshuti idafite icyo ikumariye irutwa n'umwanzi utagize icyo agutwaye. Imana ishimwe. Aka kantu kumve neza, inshuti imwe nikuvaho ikagenda ntuzababare, kuko iyo igiye ibisikana n'indi iri kuza kandi hagenda udafite icyo akumariye, hakaza ufite icyo akumariye. Bishatse kuvuga ngo inshuti idafite icyo ikumariye irutwa n'umwanzi utagize icyo agutwaye. Topi N4 de Beria, icyo nicyo kirashaka kukubwira. Kabiri, njya nkunda kubwira abantu bankurikira ngo ntuzigere wizera abantu, ntuzigere wibesha ku bantu ko bagukunze, kuko inseko zose zitwa inseko, kandi burya amenye sekera inka ni nayo ayirya. Ntukigere wiyemera ngo abantu baragukunda. Nta kintu na kimwe ushobora kuzakora ngo abantu bagukunde, nta n'icyo ushobora gukora ngo wemeze abantu. Igihe turimo si icyo kwemerwa n'abantu, ahubwo igihe turimo nicyo kwemerwa n'Imana. Ariko haleluya, ariko zamura ibiganza upepere Yesu mu izina rya Yesu. Gatatu, ntawe uba amajoro atararaye amajoro. Kugira ngo ube majoro nuko wararaye amajoro, kandi kugira ngo wakire igitangazo usubizwe n'Imana nuko waratitirije cyane, nuko waratitirije Yesu ukamwakira nk'umwami n'umukiza. Bishatse kuvuga ngo nta muntu banyakubahwa atarabanje kubanya kwigendera, biraharanirwa. Kabiri,
ubugingo ntabwo ari ikintu umuntu apfa gushakisha, ntabwo ari ikintu umuntu nk'uko ushobora gushakisha ubutunzi ugashakisha amafaranga, ariko ubugingo ni ikintu giharanirwa. Bishatse kuvuga ngo mureke tureke gusaba ibidakenewe, ahubwo dusabe ibikenewe cyane. Hanyuma rero wisaba ibyo abandi bafite, ahubwo saba ibyo abandi badafite. Ntabwo byumvishe neza. Urubyaro ruzapfa ruzashira, amaperima azagira garanti, amazu turi kubaka uyu munsi azahirima, ama etaje abantu barimo uyu munsi azavaho, abantu barapfa tukabibona beza, abakobwa beza n'abapapa beza n'abana beza barapfa bakagenda. Rero mureke tureke gusaba ibyo abandi bafite, ahubwo mureke dusabe ibyo abandi badafite. Saba ubugingo kuko ari cyo Imana yaguteguriye. Kabiri, tukiri muri iyi si, Imana iduhereza ikizadutunga turi muri iyi si, ariko mu gihe ibona ko bizaducumuza izabitwima, ahubwo idutegurira icyiza kizadutunga turi mu ijuru. Ntabwo mubyumvishe neza. Imana iguhereza umugisha, mahoro y'Imana abane nawe. Imana igutabara izindutse, Imana ikuzirike kigufi kuko ikuziritse kirekire wakona. Ntabwo byumvishe neza. Imana ikuzirike kigufiya kuko ikuziritse kirekire wakona ukangiriza iby'abandi. Rero ntabwo Imana ishobora, umva nkubwira aka kantu, iyi Imana ibona ko utari uw'umumaro ku buzima bwayo, cyangwa se iyi Imana ibona ko utari uw'umumaro mu mitekerezo yayo, Imana igukuramo ikakugurana undi. Ntabwo uri kubyumva. Imana igifata imburamumaro ikayikuramo ikayigurana ingiramumaro, siko hari bivugwa. Ntabwo Imana ishobora kuzagukoresha ibona ko nta mumaro uyifitiye. Imana izagufata igukuremo, izana uzayikorera uko ibishaka. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo rero aka kantu kumve neza, ntabwo Imana ishobora kugukoresha ibona ko nta musaruro uzayizanira, ntabwo Imana ishobora kugukoresha ibona ko nta nyungu yifitiye. Imana izagukuramo izana abafite imbaraga. Ikindi, ntabwo Imana ishobora kugutuma kuri kamera, ntabwo Imana ishobora kukwicaza ahantu nk'aha, ntabwo Imana ishobora kuza kugutuma ibona ko nta mbaraga ufite, cyangwa se ibona ko utabishoboye. Imana ikoresha ababishoboye kandi ibona ko bazabisoza amahoro. Imana iguhereza umugisha mu izina rya Yesu. Wowe wifuza gusengana natwe, ntacyo bitwaye, biremewe. Reka ngusengere mu izina rya Yesu, wizere Imana ikuremera ubundi buzima busha mu izina rya Yesu. Mana, ndagushimiye. Umuntu wese urwaye nafata arwaye, musabiye imbaraga zawe, musabiye agakiza kawe, ubutabazi bwawe, imbabazi n'ineza yawe be kuri we. Byatuye nizeye kuko uri Imana. Buri muntu wese nahabwa umugisha n'imbaraga nawe kuko uri Imana ibikoze kandi bishoboye mu izina rya Yesu. Amen.